Repubulika muri ibi birori. Nyakubahwa Antoni Karidinali Kambanda utuyoboreye iki gitambo. Nyakubahwa Musenyeri Ntivuguruzwa Baritazari dusagaye twese uyu munsi. Nyakubahwa Musenyeri intumwa ya Papa mu Rwanda. Bepiskopi bavandimwe, bayobozi b'inzego za leta zitandukanye z'igihugu cyacu, basaseredoti bihaye Imana, ba Kristu ba Kabgayi duteraniye aha, nshuti za Kabgayi mwaje hano n'abadukurikirana kure mwese, mbaramukanije ibyishimo n'urukundo. Muraho. Iyi tariki ya 17 Kamena 2023 yanditse andi mateka ya Kabgayi. Kabgayi irakira umwepiskopi mushya, Musenyeri Baritazari Ntivuguruzwa. Nyir'ubutungane Papa Francisco yaduhaye abifashijwemo na Roho Mutagatifu ukorera mu nzego zitandukanye za Kiliziya. Ndashimira ko ibyo byose byakozwe neza. Roho w'Imana abirimo. Yezu Kristu akuzwe i Kabgayi. Gira ibambe intore yawe ihumugisha kandi uyitagatifuze. Gira ibambe intore yawe uhumugisha uyitagatifuze kandi uyegukane burundu. Yesu mwana w'Imana nzimutwumve. Kuva kera na kare abakurambere bacu batagatifu bashyizeho umugenzo uteganya ko uwatorewe guhabwa ubwepiskopi abarizwa imbere y'imbaga y'abakristu niba yemeje gukomeza ukwemera no kurangiza umurimo agiye gushingwa. None rero muvandimwe nkunda, urashaka kuzajya ukorana umurava umurimo twasigiwe n'intumwa, tukaba natwe tugiye kuguha tukuramburiraho ibiganza. Urashaka kuzawukora kugeza gupfa ubifashwemo n'ingabire za Roho Mutagatifu. Ndabishaka. Urashaka kuzajya wigisha ivanjiri ya Kristu uko yakabaye kandi kudadohoka kuri uwo murimo. Ndabishaka. Urashaka kuzajya urinda inganzo y'ukwemera kugira ngo ihore ari ndakemwa n'intageruka, ukurikije uruhererekane ruturuka ku ntumwa rukomeza kubaho muri Kiliziya n'ahantu hose. Ndabishaka. Urashaka kujya uharanira kubaka Kiliziya umubiri wa Kristu no kuguma mu bumwe bwayo ufatanije n'abandi bari mu rwego rw'ubwepiskopi uyobowe n'umusimbura wa Petero intumwa. Ndabishaka. Urashaka kujya wumvira nta buhemu umusimbura mutagatifu Petero wa Petero intumwa. Ndabishaka. Urashaka kwitangira imbaga ntagatifu y'Imana nk'umubyeyi ugira impuhwe maze ukayiteza imbere
uyiyobora mu nzira igana umukiro, kandi ufatanije n'abafasha bawe aribo abapadiri n'abadiyakoni. ndabishaka Urashaka kuzajya wakirana ubwuzu n'impuhwe abakene, abagenzi, indushyi zose, ubigirira izina rya Nyagasani. ndabishaka Urashaka kuzakurikirana nk'umushumba mwiza intama zazimiye, ukazigarura mu gikumba cya Nyagasani. ndabishaka Urashaka kujya usenga ubudahwema, usabira umuryango mutagatifu ku Mana ishobora byose, ugatunganya ku buryo budahinyuka umurimo w'ubusaserdoti bukuru utorewe. ndabishaka kandi Imana izabimfashamo. Imana yagutangiye umurimo mwiza, izanawukomeze kugeza ku ndunduro. Mana se umwami wacu Yezu Kristu, umubyeyi w'impuhwe zose, Mana y'icyitwa ihumure cyose, wowe utuye mu bushorishori bw'ijuru, ariko ntibukuze kurebana ubwuzu ibikuri hasi cyane. Ni wowe umenya byose na mbere y'uko bibaho. Ni wowe wahaye kiliziya yawe amategeko akubiye mu ijambo ryuje ineza yawe. Ni wowe wagennye kuva mu ntangiriro ko hazabaho ubwoko bw'intungane zivuka kuri Aburahamu. Ni wowe washyizeho abatware n'abasaserdoti, kandi watererana ingoro yawe ntagatifu ngo ibeho idafite abambari bayo. Maze kuva isi yaremwa, wizihizwa n'ibisingizo uhabwa n'abo bitoreye. None rero Nyagasani, sendereza ububasha bugukomokaho, umusakazemo roho ugenga abayobozi, uwo wahaye Yezu Kristu umwana wawe ukunda cyane, nawe akamuha intumwa ntagatifu zashinze kiliziya mu turere twose tw'isi, maze hose ahinduka ingoro yawe ntagatifu. N'izina ryawe rirubahwa kandi risingizwa ubudahwema. Dawe wowe umenya imitima y'abantu, uyu mugaragu wawe watoreye ubwepiskopi, umuhe kumenya kuragira ubucyo bwawe butagatifu atabukenesheje, kandi akorana umurava umurimo w'ubusaserdoti bukuru umuhaye, akugaragira ijoro n'amanywa, maze ajya ahora akugusha neza kandi agusohozeho amaturo ya kiliziya ntagatifu. Muhe imbaraga zikomoka kuri Roho Mutagatifu zikwiriye umusaserdoti mukuru, agira ububasha bwo gukiza ibyaha uko wabitegetse, agaba imirimo mitagatifu uko ubishaka, kandi abohora ingoyi zose nk'uko wabihereye intumwa ububasha. Ubugwaneza bwe n'umutima usukuye we bijye bituma umwishimira igihe agutura igitambo gifite impumuro nziza. Ku bwa Yezu Kristu umwana wawe, uguhesha ikuzo n'ububasha n'icyubahiro, hamwe na Roho Mutagatifu muri kiliziya ntagatifu iteka ryose. Amina. Nyuma y'ibikorwa bibiri by'ingenzi byo kuramburirwaho ibiganza n'isengesho ry'Yegururamana bimaze kugirirwa ku mwepiskopi watowe, ari nabyo bituma tumenya kandi twemegamizi mushobora gupfukama. Reka umwepiskopi uyoboye iyi mihango aturarikire gusenga. Nyuma y'ibisingizo turakurikizaho aze gutura
isengesho tuza kumva mu gihe cyabyo. Reka duhaguruke. Bavandimwe nkunda, nimujye dutakambira Imana ishobora byose kugira ngo iyo imenya guteganya igifitiye Kiliziya akamaro igirire ubuntu maze igwize muri iyi ntore ingabire zayo. Nyagasani utubabarire. Kristu utubabarire. Nyagasani utubabarire. Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana, Mikayeli mutagatifu, abamarayika b'Imana batagatifu, Yosefu mutagatifu, Yohani Batista mutagatifu, Petero na Paulo batagatifu, Andereya mutagatifu, Yohani mutagatifu, Maria Maddalena mutagatifu, Stefano mutagatifu, Laureni mutagatifu, Inyasi wa Antiochia mutagatifu, Anyesi mutagatifu, Perpetua na Felicita batagatifu, Gregori mutagatifu, Agustini mutagatifu, Atanazi mutagatifu, Bazili mutagatifu, Martini mutagatifu, Benedicto mutagatifu, Francisco na Dominico batagatifu, Francisco Saveri mutagatifu, Yohani Maria Vianney mutagatifu, Teresa mutagatifu, Katarina wa Siena mutagatifu,
karori rwanga na bagenzi bawe mwaho w'Imana namwe banyafurika abandi batagatifu namwe bakurambere bacu mwashaje muri abayoboke b'Imana Baritazari mutagatifu Baritazari mutagatifu Baritazari mutagatifu Baritazari mutagatifu Baritazari mutagatifu Baritazari mutagatifu Bazina bacu batagatifu mwese batagatifu namwe batagatifu kazi b'Imana gira impuhwe Nyagasani icyago cyose Nyagasani icyaha cyose Nyagasani gira ibambe iyi ntore yawe iha umugisha kandi uyitagatifuze gira ibambe iyi ntore yawe uha umugisha uyitagatifuze kandi uyegukane burundu Yesu mwana w'Imana nzimutwumve umwepiskopi uyoboye imihango na bagenzi be babiri bafatanyije by'umwihariko mu itangwa ry'ubwepiskopi baricara buri wese yambaye ingofero. Umwepiskopi uyoboye imihango agiye guherezwa n'umudiyakoni amavuta ya Krisma maze yasige mu mutwe w'umwepiskopi mushya ugiye gupfukama imbere ye. Iryo sigwa ry'amavuta matagatifu Imana iyo iguhaye kugira uruhare ku busaseredoti bukuru bwa Yezu Kristu ni gusige aya mavuta matagatifu atama umubavu ndengakamere maze gusendereze umugisha uguhesha ingabire za Roho Mutagatifu. ubwo umwepiskopi uyoboye imihango nyiricyubahiro Smaragde Mbonyintege amaze gusiga amavuta ya Krisma mu mutwe w'umwepiskopi wabuhawe agiye kwakira igitabo cy'amavanjiri agiherejwe n'umudiyakoni nawe agiye umwepiskopi mushya guherezwa icyo gitabo akira ivanjiri uzajye wamamaza ijambo ry'Imana ubutarambirwa bibaho kandi bitewe n'ishyaka ryo kujijura. Urakijyana se? Umwepiskopi uyoboye imihango agiye kwambika umwepiskopi mushya impeta mu rutoki rwa marere rw'ikiganza cy'iburyo
ni ikimenyetso cy'uko Musenyeri Balthazar Ntivuguruzwa agiranye igihango na Kiliziya. Umwepiskopi mushya agiye kwambikwa impeta. ni gutya. Akira impeta ibe ikimenyetso cy'ubudahemuka urangwa n'ukwemera kuzira igitotsi, uragire neza Kiliziya ntagatifu umwari w'Imana. Umwepiskopi mushya agiye kwambikwa ingofero, ashishikarizwa kugira umwete mu guharanira ubutungane. Nabyo akira ingofero, uzajye urabagira iteka ubutungane, kugira ngo igihe Kristu umushumba mukuru azagaragariza uzashobore guhabwa ikamba ridacuya ry'ikuzo. Nyiricyubahiro Musenyeri Balthazar Ntivuguruzwa, umushumba wa Diyoseze ya Kabgayi, agiye gushyikirizwa na Nyiricyubahiro Smaragde Mbonyintege inkoni y'ubushumba bwa Diyoseze ya Kabgayi yaragijwe. Nta kindi kimenyetso kiri bukurikira iki ngiki. Namara gushyikirizwa inkoni y'ubushumba, akira inkoni ibe ikimenyetso cy'umurimo w'ubushumba uhawe, uzajya wita ku bushyo bwose uko bwakabaye, nk'uko Roho Mutagatifu abigushyizemo ng'umwepiskopi uyobora Kiliziya y'Imana. umwepiskopi mushya wa Diyoseze ya Kabgayi aho ahagaze arimo arahoberana n'abepiskopi bagenzi be. Hano rero arimo agirana n'abepiskopi uhereye ku bayoboye iyi mihango, ni ikimenyetso kigaragaza ko yakiranywe ubwuzu mu runana n'urugaga rw'abepiskopi. Wowe ba hafi babiteguriwe abo kuri protokole badufashe.
bakuru, nyiricyubahiro Musenyeri intumwa ya Papa mu Rwanda, ba nyiricyubahiro bepiskopi, basaseredoti bihaye Imana, banyakubahwa mwese muteraniye hano, bakristo bavandimwe, mu izina ry'abakristo b'abalayiki ba diyosezi ya Kabgayi, mfashe uyu mwanya ngira ngo nshimire mbere na mbere nyiricyubahiro Musenyeri Smaragde Mbonyintege, umwepiskopi ugiye mu kiruhuko. Muri iyi myaka 17 tumaranye, turagushimira ko watubereye umushumba mwiza. Ndagira ngo nsabe abakristo ba diyosezi ya Kabgayi bamfashe tugushimire. Nyiricyubahiro Musenyeri Smaragde, ikivi cyanyu mucyusanyije ishema n'isheja. Turabashimira umurava, umuhate, intege mwagaragaje. Turabavuga ibigwi by'amaparuwasi mwashinze, ubu Kabgayi ikaba ifite amaparuwasi 29 n'akazi paruwasi 2. Turabashimira imiryango y'abihaye Imana mwafashije kuvuka. Turabashimira amashuri abanza, amashuri y'incuke, ayisumbuye na kaminuza byiyongereye muri diyoseze yacu. Turabashimira kandi dushimira Imana yabahaye intege. Imvugo koko yabaye ingiro, Kabgayi iba Mbonyintege. Ntimwarumanza izo mwaragijwe cyangwa ngo hagire n'imwe izimira. Nk'uko intego yanyu ibivuga, mwatubereye urumuri koko, haba mu bihe bikomeye twanyuzemo nka COVID-19, haba no mu bihe byiza. Ntituzibagirwa inyigisho zanyu nziza zikubiyemo impanuro nyinshi, zaratwubatse nk'abakristo bagize umuryango w'Imana w'i Kabgayi. Turabashimira ko n'ubu mu kiruhuko mutangiye muzakomeza guheka Kabgayi ku mutima no mu isengesho, uko izuba rirashe n'uko izuba rirenze. Nyiricyubahiro Musenyeri Balthazar Ntivuguruzwa, umwepiskopi wacu, tubashimiye uburyo mwemeye gukorera mu ngata nyiricyubahiro Musenyeri Smaragde Mbonyintege, mukemera kwakira inkoni y'ubushumba. Abakristo ba diyosezi ya Kabgayi tukwakiranye ishya n'ihirwe, twese turakwishimiye. Reka nsabe abakristo tukwakire n'amashyi menshi tukwishimiye. Nyiricyubahiro Musenyeri Balthazar, muhawe inkoni y'ubushumba mu gihe Kiliziya y'u Rwanda yatangiye imyiteguro yo guhimbaza yubile y'imyaka 125 ivanjiri igeze mu Rwanda. Intego yanyu iragira itorat in veritate, musenge mukuri. Iyi ntego ikabihuye neza nuko umwaka w'2024 tuzibanda ku isengesho, tukazahimbazanya namwe mu masakaramento. Twebwe abakristo b'abalayiki ba diyosezi ya Kabgayi tubasezeranyije ko iyi ntego mwihaye nk'umwepiskopi wacu yo gusenga mukuri, natwe tuzayigira iyacu, duhereye mu ngo zacu, mu miryango remezo yacu no mu yandi makoraniro y'abasenga duhuriramo. Nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda, ndagira ngo munyemerere abakristo ba diyosezi ya Kabgayi tugaragarize ibyishimo Musenyeri Smaragde. Twamugeneye inka y'ubumanzi, tumushimira ibikorwa by'indashyikirwa yagejeje kuri diyosezi yacu ya Kabgayi. Turagaragariza kandi nyiricyubahiro Musenyeri Balthazar ibyishimo dufite, tumugabira inka yo kumwifuriza guhoza amata ku ruhimbi mukamira bose. Tuguhaye inka n'ibyansi mushumba mwiza. Harirwa amagaju arenga 100. Nyiricyubahiro Musenyeri Balthazar
abakristo ba diyoseze ya Kabgayi tukuragije umubyeyi Bikira Mariya umwamikazi wa Kibeho. Murakoze. aramukanyije na nyiricyubahiro Musenyeri Balthazar Ntivuguruzwa na Musenyeri Simaragde Mbonyintege na nyiricyubahiro Karidinali Antoine Kambanda. Minisitiri w'Intebe uhagarariye Nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri ibi birori, Nyakubahwa Antoni Karidinali Kambanda watuyoboreye iyi mihango, Nyakubahwa Musenyeri Ntivuguruzwa Balthazar, twashagaye twese uko turi aho uyu munsi, Nyakubahwa Musenyeri intumwa ya Papa mu Rwanda wagiye utugezaho ibirebana byose n'inkuru nziza, Banyakubahwa bepiskopi bavandimwe, bayobozi mu nzego za leta zitandukanye z'igihugu cyacu muri hano, basaseredoti bihaye Imana, bakristo ba Kabgayi muteraniye aha, nshuti za Kabgayi mwaje hano, namwe mudukurikiranira hirya y'aha ngaha muri ibyuma bibikora bihaze. Ijambo mfashe ni rimwe gusa, ariko rishobora kuba rirerire. Iryo jambo rikuye mu ngingo imwe yitwa gushimira. Ndashimira gusa, nta kindi. Ariko ndagira n'umwihariko kuri Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ndashimira, sinabishobora n'ibyo namushimira ni byinshi, ariko nagira icyo musaba. Bakristo bavandimwe, nk'umwepiskopi wa Kabgayi ucyuye igihe, ndishimye kandi ndashimira. Mfite byinshi na benshi nashimira, sinabishobora mu ijambo rimwe. Mwarakoze abo twafatanije mwese. Uwa mbere nshaka gushimira ni umushyitsi wantunguye. Mwitegure Banyakabgayi, ndimo gutegura aka kajambo ejo nimugoroba. Nagize ntya mbona uwo mushyitsi araje, nsanga ngomba kubona naribagiwe kumutumira muri ibi birori. Arizana, dutegura uyu munsi mukuru na Musenyeri Balthazar, twafashe itariki ya 17 tumaze kugerageza izindi zitakunze. Ejo negura nibwo natunguwe nuko iyi tariki ya 17 ihuje n'umunsi mukuru wa Bikira Mariya, umutima mutagatifu wa Bikira Mariya utagira inenge.
nsanga Bikira Mariya abuze muri uyu munsi ntizanyobwa. Nguwo umushyitsi wa mbere ntatumiye akizana n'umutima yose, noneho nsanga agomba kumushimira ko ibyakozwe byose yari abirimo muri Kabgayi aho akunzwe. Ndagushimira Mariya. Reka nshimire undi mushyitsi mukuru nawe ntari hano, ariko yohereje intumwa ye, nyakubahwa Minisitiri w'Intebe. Mushimire ko nawe yemeye ubwo butumwa. Ngiye rero kumuha nanjye ubwo azansohoreza. N'ubu nyakubahwa Perezida Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, nk'umwepiskopi ucyuye igihe wa diyosezi ya Kabgayi, nifuje kubashimira inkunga zitandukanye mwagiye mudutera mu gusoza ubutumwa bwacu. Ku itariki ya 26 mbyutse ahantu nari ndyamye, wampaye enye, hashize iminsi zikurikirwa n'izindi 10. Ndagenda nshyikiriza Karitasi bizazimpere abatishoboye mu gikorwa cya Girinka. Byarakozwe, narabikubwiye, ariko ndabigushimiye. Mwereye ku gikorwa kirimo kuzura ubu ngubu, ibyo twashoboye gukora duhereye ku ngamba zanyu zo guteza imbere umujyi wa Muhanga. Iyo mushyizeho ibikorwa remezo twubakiraho ibibyunganira, nk'isuku kuri Kabgayi nubwo itaragera aho twifuza, ntawabuza agasaza gukomeza ubusaza bwako, ariko twinjiye muri uwo muco w'isuku n'iterambere. Uburezi bw'amashuri turiyeho na leta n'ayigenga, nubwo ingorane zitajya zibura mu rwego rw'uburezi, ariko ireme ry'uburezi leta muyobora ishyira ku isonga ryinjiye mu muco wacu w'uburezi, kandi bigatanga umusaruro mwiza. Ndabashimira agaciro mwahaye amashuri y'imyuga ku rubyiruko, kandi nka diyosezi ya Kabgayi twiteguye kubitangamo umusanzu wacu ku bufatanye n'inzego z'ibanze na Minisiteri ishinzwe uburezi. Ku buvuzi rero ndabashimira nyakubahwa Perezida, maternité y'i Kabgayi yuzuye. Irimo ubushake bwanyu. Nishimiye kwiyumva nk'umufatanyabikorwa mu buvuzi birimo gushyira Kabgayi ku rwego rwa 2, bikaba ibitaro bya universitaire, kandi nabyo buriya ndumva kubivugurura biri mu nzira nziza. Maze rero gushimira umwe kuri bikeya mvuze, ndashimira
kandi nsaba inkunga yanyu nk'uko nabivuze. Ngendeye kuri iyi maternité nshya ya Kabgayi n'ibitaro byabyo byazamutse mu rwego biri hafi nabyo kujya ku murongo, gutanga umusanzu wacu numva ari ngombwa ku buryo dushoboye. Banyakabgayi bajyaga mukunda kumbaza ngo inyoni zagiye he, zigiye kugaruka. Turasaba rero ubufasha bwo gushyira kugarura ishuri ry'abaforomo, ababyaza n'abaforomo ahangaha i Kabgayi. Infrastructure zirahari, Minisante na Mineduc twamaze kubyumvikanaho, turimo kubishyira mu buryo na HEC, kandi nayo numva ifite ikirizo izi naho bigeze. Inkunga rero naka Perezida wa Repubulika nuko iri shuri ry'ababyaza n'abaforomo naryo twakora ku buryo bigira umwihariko bigendeye ku mahirwe rifite hafi yaryo. Ni ukuvuga inkunga dusaba ni uko baduha abanyeshuri bishyurirwa na leta ku nkunga bazishyura barangije. Ikindi rero kiri inyuma y'iri shuri ry'abaforomo n'ababyaza nk'amahirwe rifite kuzabona abigisha bakora muri ibi bitaro, kuzabona aho bitoreza muri iriya maternité itagira uko isa, kandi ryubakiye ku mateka ya Dorothea Mukandanga, umurinzi w'igihango ubikesha mwebwe nyakubahwa Perezida. Yabaye indashyikirwa mu kurokora benshi muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. N'ubu yari ashinzwe nk'umuyobozi kandi agatanga ubuzima bwe akiza abo yareraga. Ni umurage ubitse inyuma y'iri shuri, kandi umwete ku murimo n'umuco mu myitwarire ni ibanga ry'umubyaza mwiza. Niho dushaka gushingira icyerekezo cy'iri shuri. Si n'ibyo gusa, abana bize muri iri shuri nabwiye ko rero n'abakecuru bariho b'inyoni bahangaha ntibabuzemo, bitwaga inyoni. Hirya y'ibyo rero biratwereka ko inyoni igurutse n'imenya iyo bweze. Ese dushyize imbaraga muri aba babyaza n'abaforomo bakaba benshi kandi beza ku buryo bushobotse, ntibashobora no kugenda bakajya mu mahanga bakajyana ubumenyi bwayo bakajya gushakayo imirimo. Iyo nayo n'andi mahirwe ashoboka. Inkunga yanyu rero nyakubahwa Perezida izaba inyongera kuri ayo mahirwe yose mbagejejeho. Murakoze. Padiri nzanira, hari umupadiri ufite akantu. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, ndabashyikiriza iyi nkoni y'ubushumba itatse amabara menshi ashushanya intama Perezida wacu aragiye kandi akazibyaza umusaruro w'iterambere uko bikwiye.
hanyuma n'ijambo maze kumubwira sinzi niba wenda bashobora kuba baryanditse ariko ndari guha uko maze kurivuga uzabimushyikirize nk'impano yacu y'uyu munsi. ubwo ndimo gushimira, ntabwo nabura gushimira abepiskopi bagenzi banjye barimo Musenyeri Tadeyo Ntihinyurwa wandamburiyeho ibiganza kuri ubu butaka twicayeho. Yahoze hano, ashobora kuba yagiye, ariko ndamushimira kandi igihe cyangombwa nzajya kubimwibwirira. N'episkopi muri iyi myaka twagendanye, twakoranye mu bwumvikane, mu bufatanye, mu kwibukiranya, mu guterana inkunga, mu bwisanzure. Ndabashimiye, Imana ibampere umugisha. Hari n'umuyobozi w'inama y'abepiskopi mu Burundi, Musenyeri Salvatore. Musenye, uzambwirire bagenzi bawe uti mutahe. Sinzi ko babivuga mu Kirundi, ariko ngiye kuguha agakoryo. Kuba wasimbuye Bacinoni yari inshuti yanjye, akavuga Ikirundi gihanitse, avuga Ikinyarwanda giciye bugufi, tukumvikana. Ariko hari aho byageze nyine bibyara agakobyo ngiye kukubwira. Turi kumwe mu nama Yaounde, tunaniwe, twagiye gutemberana nk'Abarundi n'Abanyarwanda. Tugeze mu kayira, Bacinoni muramuzi, yavugaga make ay'ingenzi. Tugeze mu nzira, agira atya, atunguza ijambo tutari tumutezeho nk'Abanyarwanda. Ati yemwe Rurirya mpene. Dutangira kureba hasi, dushaka kwipfuka mu maso, ariko n'amatsiko menshi kugira ngo turebe uko akora ibyo bintu bidakwiriye. Duhambuye turebye, dusanga arimo gutunga urutoki ihene yari arimo gutambuka hakurya hari. Akona icyo ni Ikinyarwanda n'Ikirundi, turahura tukavugana, mwaka bakavuga Ikirundi tukavuga Ikinyarwanda, tugahuza. Abasenyeri b'Abarundi rero twarabanye kandi neza. Uzabansuhurize kandi ubanshimirire, kandi buri igihe kizagera, cyane cyane uwo nguwo nakubwiraga Bacinoni, dufitanye amateka maremare, twariganye, twarakuranye turi mu seminari, turakorana turi abepiskopi. Ese ntimuramugiye mutagatifu? Muzabikora ryari? Muzantumire, nzatanga ubuhamya. Ushimire rero n'abandi. Abandi nshimira rero, shimira uko navuze ko nshimira uyu munsi wa none, ariko mambabarire hari abandi bwibagirwe. Ntabwo nashimira ntabuze Nyakibanda mu mateka yanjye irimo, atari uko gusa itubyarira abasaseredoti, ariko yarandeze ndayirera, ariko ibyo yampaye bitambutse kure ibyo nayihaye. Sinyibagirwa mu buzima bwanjye. Nagize amahirwe yo gukomeza kumva impumuro yayo
igihe cyose nari umwepiskopi, ndayishimira. Ngendeye aho rero ndashimira n'abasaseredoti. Abasaseredoti ba diyosezi ya Kabgayi nimukoraho. Muri abagabo ibyo bavugaga byose bambwira ntabwo byashobokaga mudahari, ntibyashobokaga, kuko nta musaseredoti agirwa n'abasaseredoti, umwepiskopi agirwa n'abasaseredoti, abasaseredoti bakagirwa n'umwepiskopi. Aho bitandukaniye ni uko iyo umwepiskopi abuze abapadiri arabashaka akabubihera, iyo umupadiri abuze umwepiskopi ararindagira. Ndabashimira. Padiri Anatori aravuga akajambo kongeye kugira imbaraga muri iki gihe cya sinode. Ubufatanye twagiranye nibwo soko ibyakozwe muri diyosezi ya Kabgayi, kandi muri ubwo bufatanye Musenyeri Baritazari yari arimo, arabuze. None se mbumuye nk'umurage, umuntu araga umuntu icyo afite, ahasigaye mwiyumvire. Mwarakoze, ndabashimira, kandi turacyari kumwe muri orate y'Universitate no mu murimo. Igihe cyose ngihumeka tuzaba tukiri kumwe. Abo ngiye gushimira bwa nyuma sa nkaho nari nabibikiye, ariko nababwiye ngo sinshobora kubashimira mwese. Hari n'abo njya nkumva navuga amazina nk'uko nagiye mbikora. Abakristo ba Kabgayi, wambaza ati muri Kabgayi ukunda iki? Kabgayi ukunda ni iyihe? Isite Kabgayi nkunda ifite isura, ntabwo ari amashyamba meza ayigize, ntabwo ari akayaga keza kayihuhaho, ntabwo ari amazu y'umutamenwa yubatse haruguru hariya, ntabwo ari utuduhanda dushya baduhaye. Utwo twose ni twiza, ariko Kabgayi nyayo numva nkunda, numva nibonamo, ifite un visage d'homme. Kabgayi nuriya mwana duhura mu gitondo yihuta ajya ku ishuri. Kabgayi nuriya mubyeyi duhura ahetse umwana agiye kwa muganga. Kabgayi nuriya mubikira usohoka iwe agiye mu misa, cyangwa saa 11 atashye avuye mu butumwa ndetse ananiwe. Kabgayi ni we mubyeyi duhurira hariya, ni we mugabo duhurira ahangaha, ahubwo ngo waramutse, mwaramutse Musenyeri, waramutse ute? Ati turaho. Undi akaza ariko numva akajambo nakubwira, ahubwo ni ngaho kavuye. Iyo ni Kabgayi. Kabgayi ifite visage nyinshi, mu maso henshi heza huzuzanya. Ibyo rero ntubona handi Kabgayi gusa, n'igihe ryo mu masantrale Kabgayi yitabira. Kabgayi yuzuye kiliziya kuri Pasika na Noheli, abakristo bakabura aho bajya, tukagenda twongera amasantrale ngo turebe ko umubare wagabanuka ntugabanuke, ariko iyo minsi mikuru yarangira ukaberwa aho wagiye. Iyo binkundiye rero ndahaguruka nkajya kureba iyo bari,
aho bishobotse. Iyo ni Kabgayi a multiple visage. Kabgayi rero uri nziza, ukomere, urimo abakristu bitabira bafite ubushake. Nuko aba bavuze ingoma bahagiye, ariko muri iki gitambo cy'Eucharistia nari nicaye imbere ya pankarite ndayibona hariya hagati y'ingoma yanditseho Cyanza. Cyanza muri nuko nayibonaga nkumva Kabgayi. Bakristo ba Cyanza natangiye ubupadiri, natangiye hano Kabgayi, amasantarari ya Kabgayi. Cyanza iri muzo nasuye cyangwa nasuraga. Iyo menyaga Cyanza rero, kubera abarejiyo baho, abanyamutima baho, numvaga hari impumuro y'ubukristo. Sinari nzi ko iyo mpumuro izabyara umwepiskopi. Ibyo nabyo ndabishimira Imana. Ndabishimira Imana kuko uwo mwepiskopi avuka mu muryango w'abakristo kimwe n'umusaserodoti. Kandi Cyanziriya ntabwo ari umupadiri ifite gusa, hari n'abandi bayivukamo kandi bakora neza inshingano zabo. Abakristo b'Icyanza namwe ndabashimira kuri uyu munsi. Abandi rero inshuti zanjye, burya nta mwepiskopi ubura inshuti, zirahari muri mwebwe muri diyosezi ya Kabgayi. Ndabashimiye kuko ubucuti bwanyu bwaranyubatse, bumfasha kuba umwepiskopi, kuba umuntu, no kumva ubuzima n'imiterere y'abakristo tubana. Nyagasani abaho umugisha. Babyeyi, bavandimwe, inshuti, Yezu Kristu akuzwe. Ni munyemerere nanjye nterura ijambo ryanjye nshimira. Mbere na mbere nashimira Imana ko yandemye ikangenera ababyeyi beza, ikancuguza umwana wa Yezu Kristu, ikangira umukirisitu. Ndayishimira ineza n'impuhwe ihora ingirira, nuko yandinze kugeza amagingo aya. Ndayishimira ingabire y'ubusaseredoti yampunze, ikaba ingejeje no ku mpamagaro wo kuba umwepiskopi, kugira ngo nshumbire umwana wa Yezu Kristu, umusaseredoti mukuru n'umushumba mukuru, nyir'ubushyo bw'intama. Ndayishimira ababyeyi yamaye, banyibarutse, bambereye ababyeyi beza, bandeze mu rukundo, barankunze, banyinjije mu nzira yo kwemera kwa gikirisitu, banyobora n'inzira igana ishuri, banshyigikiye mu muhamagaro w'ubusaseredoti, niyumvisemo kumva ndi umwana muto cyane. Baramperekeje, bamperekeresha isengesho kugeza mpawe ubupadiri, ndetse no mu butumwa bunyuranye Kiliziya yagiye inyorezamo. Basoje urugendo rwabo hano ku isi, Nyagasani nabiyereka iteka baruhukire mu mahoro. Babyeyi, bavandimwe, inshuti, nimumfashe dushimire nyir'ubutungane Papa Francisco wantoreye kuba umwepiskopi wa diyoseze ya Kabgayi. Akaba atyo yaranshyize mu hererekane rw'intumwa za kirisitu.
ndamushimira icyizere yangiriye n'umugisha yanyifurije mu kurangiza neza umurimo yantoreye muri Kiliziya ya Nyagasani. Ndashimira nyakubahwa Minisitiri w'Intebe waje kwifatanya natwe muri ibirori. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, nanjye nimunyemerere muze kunshimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika muhagarariye muri ibi birori. Ndashimira n'abandi bari mu nzego zinyuranye z'ubuyobozi bw'igihugu cyacu baje gusangira natwe ibyishimo by'uyu munsi. Ndashimira nyiricyubahiro intumwa ya Papa mu Rwanda wanshyikirije ubwo butore akanyitaho muri byose kandi akanegurira kwakira no kwemera ukwizera n'urukundo rwa Kristu na Kiliziya ye ubwo butumwa ubwo butore. Ndamushimira ubutumwa bwiza yangejejeho uyu munsi bunyifuriza ishya n'ihirwe mu kuyobora neza ubucyo bwa Nyagasani buri muri Diyoseze ya Kabgayi. Ndashimira nyiricyubahiro Anoni Karidinali Kambanda n'abandi bepiskopi gatolika bo mu Rwanda uko banyakiranye urugwiro mu rugaga rubahuza bamaze kumva ubutumwa bw'itorwa ryanjye nk'umwepiskopi wa Diyoseze ya Kabgayi. Bavandimwe inshuti, nimunkundire mwifatanye nanjye mu gushimira nyiricyubahiro Musenyeri Simaragde Mbonyintege. Ndamushimira cyane uko yatubereye umushumba mwiza mu myaka 17 amaze ari umwepiskopi wa Diyoseze ya Kabgayi. Ndamushimira mbikuye ku mutima uko yanyakiranye ubwuzu n'urugwiro nk'umusimbura we ku ntebe y'ubwepiskopi. Yantoje ukwezi kose, yanyeretse ubuzima n'iyogezabutumwa bwa Diyoseze mu ngendo nyinshi twagiriye muri za doyene na maparuwasi agize Diyoseze ya Kabgayi. Ndamushimira kandi ko amaze kundamuriraho ibiganza ama ubwepiskopi afatanyije na bepiskopi bandi babiri, akaba yayoboye uwo muhango. Ndagira ngo mwongere mu mushimire. Mufashe kandi dushimire umwepiskopi waturutse mu gihugu cy'u Burundi n'abandi cyane cyane ibisonga by'abepiskopi baturutse mu bihugu duturanye baje kwifatanya natwe muri ibirori. Ni ikimenyetso kigaragaza ko umwepiskopi agize urunana rumwe hamwe n'abandi muri Kiliziya imwe itunganye gatolika kandi ishingiye ku ntumwa. Ndashimira abasaseredoti mwese uko mwamfashije kwakira uyu muhamagaro mushya nk'umwepiskopi, mukamwaje muri benshi kumerekeza mu kwakira inkoni y'ubushumba. Ku buryo bw'umwihariko ndashimira abasaseredoti ba Diyoseze ya Kabgayi dusanzwe tubana, turaziranye, dusangiye ubutumwa, mwambereye abavandimwe beza n'abasangira ubutumwa beza. Muzabikomeza mumbera abafasha ba hafi kandi bimena muri uwo murimo w'umwepiskopi. Hari umwe muri mwe wanyise izina ryiza rihatse ubuvandimwe n'ubufatanye ngo mbaye umukuru mu basangwa. Ndyakiranye ibyishimo n'ishimo. Bakristo bavandimwe inshuti mwaturutse impande zose z'igihugu cyacu no mu mahanga, yaba ya hafi cyangwa aya kure, ndabashimiye cyane. Mwaje muri benshi nkuko mwabaye benshi mu kunyifuriza ishya n'ihirwe no mu kunsabira kuva mwumvise ko natorewe ku umwepiskopi wa Diyoseze ya Kabgayi. Sinabona amagambo yo kubashimira. Nyagasani nyiri neza abampera umugisha w'igisagirane. Banyacyubahiro mwese, bashyitsi bahire, babyeyi bavandimwe inshuti, mu ruhererekane rw'ababaye abepiskopi ba Diyoseze ya Kabgayi mbaye umwepiskopi wa 8 kuva kuri Musenyeri Yohani Yosefu Hiriti, umubyeyi wa Kiliziya yo mu Rwanda,
kugera kuri Musenyeri Simarari Mbonyintege unshyikirije uyu munsi inkoni y'ubushumba. Nje gushyira itafari ryanjye ku nzu y'Imana yubatswe n'abo bambanjirije, bubatse diyoseze ya Kabgayi mu bikorwa binyuranye by'iyogezabutumwa n'iterambere ry'umuryango w'Imana, ibikorwa bigaragarira amaso y'umubiri n'ay'umutima. Ndabashimira cyane, nshimira n'ubwitange bw'abakirisitu bose ba diyoseze ya Kabgayi, abakirisitu b'ejo hashize, ab'uyu munsi ndetse n'abejo hazaza. Bavandimwe, hari ingingo zirindwi nifuza ko zizaba nk'inkingi tuzakomeza kubakiraho iyamamazabutumwa muri diyoseze yacu ya Kabgayi, dukomereza ku kivi cy'abo batubanjirije. Ndazivuga mu magambo avunaguye, tuzabona undi mwanya wo kuziganiraho birambuye n'abasaseredoti, abayihayimana, abarayiki bari ku isonga mu butumwa ndetse n'abakristu bose bagize diyoseze ya Kabgayi. Ingingo ya mbere ni ubuzima n'ubutumwa by'abasaseredoti. Abasaseredoti ni abafasha b'ibanze umwepiskopi, kwita ku buzima bwabo n'ubutumwa bwabo mu mfuruka zose ni inshingano y'ibanze y'umwepiskopi. Ingingo ya kabiri ni uguhugura abakirisitu mu buzima bwabo bw'ukwemera. Muri urwo rwego ndifuza ko muri diyoseze yacu ya Kabgayi haba ishuri rihoraho rihugura abakirisitu, ishuri ry'ukwemera, École de la foi, kugira ngo ribafashe gukura no gushinga imizi mu kwemera kwabo muri ibi bihe turimo, no kumenya igisubizo baha umuntu wese uzagira icyo babaza ku byerekeye ukwizera kwacu, nk'uko Mutagatifu Petero abitubwira. Ingingo ya gatatu, gukomeza guha umurongo n'imbaraga zivuguruye imiryango remezo izafasha ibyiciro binyuranye bigize umuryango w'Imana muri diyoseze ya Kabgayi kurushaho kwegerana no gufashanya mu rugendo rw'ukwemera, ukwizera n'urukundo. Ingingo ya kane ni ugukomeza kunoza imicungire ivuguruye y'umutungo ku nzego zose zigize umuryango w'Imana. Ingingo ya gatanu ni uburere n'uburezi bihamye bigenewe abana n'urubyiruko. Kuva kera na kare diyoseze yacu ya Kabgayi itanga umuganda wayo mu burezi n'uburere bihamye by'umwana w'umunyarwanda mu byiciro byose, kugira ndetse no kuri kaminuza. Tuzakomeza iyo ntego tunoza imikorere aho bizaba ari ngombwa, kugira ngo binatubere umuyoboro w'iyogezabutumwa ry'abana n'urubyiruko. Ingingo ya gatandatu ni ingo z'abashakanye n'iyogezabutumwa ry'ababyeyi. Bavandimwe, imiryango n'ingo z'abashakanye byugarijwe n'ibibazo bitabarika. Tugomba gukomeza kwita ku iyogezabutumwa ry'ingo n'ababyeyi, duhereye muri ubwo burere n'uburezi bihabwa umwana w'umunyarwanda, bihabwa urubyiruko bazavamo ababyeyi b'ejo, mu kwita ku gutegura neza abitegura gushinga urugo, no muri gahunda yihariye yita ku ngo z'abashakanye mu myaka 5 ya mbere nyuma yo gushyingirwa. Ingingo ya karindwi ni ingingo yo kugendera hamwe y'ubufatanye. Nyiricyubahiro Musenyeri Simarari Mbonyintege amaze kubitwibutsa. Ibi byose bavandimwe ndetse n'ibindi tuzabona ari ngombwa, tugomba kubishyira mu bikorwa mu murongo wo kugendera hamwe, synodalité, no gufashanya. Ibi bidusaba kwegerana, kwicarana, kuganira, kujya inama no gufata ibyemezo bifasha buri wese ugize umuryango w'Imana guhura na Kristo, kumukurikira no gufatanya n'abandi mu nzira yo kwitagatifuza.
nyakubahwa Anthony Karinda Kambanda, nyakubahwa minisitiri w'intebe mukaba muhagarariye nyakubahwa perezida wa repubulika muri birori, nyiricyubahiro Musenyeri Ntumwa ya Papa mu Rwanda, bepiskopi, basaseredoti b'Imana, bashyitsi bahire, babyeyi bavandimwe inshuti. Mu gusoza iri jambo ni munyemerere ngira icyo mvuga ku kirango no ku ntego yanjye. Bavandimwe, twagize amahirwe yo gusurwa n'umubyeyi Bikira Mariya igihe abonekeye i Kibeho. Ubutumwa bwa nyina wa jambo ntibugenewe gusa abanyarwanda, bugenewe isi yose. Nifuje rero nk'umwepiskopi wa diyoseze ya Kabgayi isanzwe yararagijwe Bikira Mariya utasamanywe icyaha, kwibutsa iyo mpano ikomeye n'ubutumwa Imana yahaye u Rwanda, abanyarwanda ndetse n'isi yose muri Bikira Mariya umwamikazi wa Kibeho. Nifuje gutura uyu mubyeyi ubwepiskopi bwanjye no kwisunga ubuvunyi bwe mu butumwa Nyagasani ampaye bwo kuragira intama ze. Niyo mpamvu mu mutima w'ikirango hatuyemo Bikira Mariya nyina wa jambo. Intego yanjye igira iti orate in veritate, musenge mukuri. Nayivomye mu butumwa umubyeyi Bikira Mariya yatangiye i Kibeho igihe agize ati musenge ubutitsa kandi nta buryarya. Impuruza ya nyina wa jambo ntiri kure y'amagambo umwami wacu Yezu Kristo yabwiye umunyasamariyakazi igihe yagize ati igihe kirageze ndetse ngiki, igihe kiregereje ndetse ngiki cyageze, maze abasenga by'ukuri bakazasengana Imana Data umutima utaryarya, kuko abayisenga batyo ari bo Imana Data yikundira. Evanjiri kwanditswe na Yohana umutwe wa 4 umurongo wa 23. Isengesho ni umutima w'ubuzima n'ubutumwa by'umukirisitu. Isengesho ni umutima w'ubuzima bw'umwepiskopi n'ubutumwa bwe. Koko rero isengesho ritwegereza Kristo, tukabana nawe, tukagendana nawe, akadushoboza, kuko tutari kumwe ntacyo twakwishoborera. Evanjiri kwanditswe na Yohana umutwe wa 15 umurongo wa 5. Ariko rero muri ibi bihe dukeneye ko basenga tubikora mu kuri. Uyu munsi dukeneye ko isengesho ryacu n'ubukristo bwacu tubyubakira ku mutima uzira uburyarya. Ntiwe gusa amagambo yo ku rurimi cyangwa ibikorwa by'inyuma gusa. Igihe kirageze ku isengesho ryacu rihuza imvugo n'ingiro, ricengera imyumvire n'imyitwarire yacu, kugira ngo tubashe kwera imbuto z'impuhwe, urukundo n'ubuvandimwe. Koko rero hari ubwo amasengesho yacu ahinduka nka bwa buro bwinshi butagira umusururu. Hari ubwo tuvanga amasaka n'amasakaramentu. Hari ubwo tuvanga tukanajarajara hirya no hino. Hari ubwo Ukarisiya tuyihazwa, twataha tugasoma no ku ntango y'ubutukamana n'ubugomeramana. Igihe rero kirageze ngo twakire impuruza y'umubyeyi Bikira Mariya ni umwana we Yezu Kristo. Dusenge nta buryarya, dusenge mukuri, dusenga n'Imana umutima utaryarya, umutima wigoroye nayo, n'abavandimwe bacu, nibwo tuzera imbuto nyinshi kandi nziza Nyagasani atwifuriza dushakaho. Nanjye nimunsabire kugira ngo ibyo nifuriza abandi nanjye bimbemo impamo. Mbatuye umutima utagira inenge wa Bikira Mariya duhimbaza uyu munsi. Bikira Mariya umwamikazi wa Kibeho adusabire. Ndabashimiye, mugire mwese
umunsi mwiza. tumwongera amashyi n'impundu ku ijambo ryiza tugejejeho. Perezida wa Repubulika muri ibi birori, n'icyubahiro Musenyeri Balthazar Ntivuguruzwa, umwepiskopi mushya wa Kabgayi, n'icyubahiro Musenyeri Arnaldo Catalan, intumwa ya Papa mu Rwanda, n'icyubahiro Musenyeri Smaragde Mbonyintege, umwepiskopi ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru, umwepiskopi muvandimwe mu Rwanda, hamwe na Musenyeri Salvatore uhagarariye inama y'abepiskopi b'u Burundi, basaserdoti biyeguriye Imana, abayobozi bakuru b'igihugu cyacu muri hano, abayobozi b'amadini dufatanya, bakristu ba diyosezi ya Kabgayi, bashyitsi bahire mwese, bakristu bavandimwe, mbanje kubasuhuza Kristo Yesu akuzwe. Kiliziya Gatolika mu Rwanda ifite ibyishimo byinshi kandi ikereye gushimira Imana, umubyeyi wacu dukunda byahebuje, kubera umugambi wayo wa kera na kare wo gukiza abantu muri Yesu Kristo. Bityo muri uyu mwaka ikaba yaraduhaye ingabire ziyongera ku zindi, kuko rero ejo bundi ku itariki ya 1 Mata twari Kibungo twishimira umushumba yahaye imbaga y'abemera baho n'u Rwanda, Musenyeri Jean-Marie Vianney Twagirayezu. None uyu munsi twakiriye kwisigiza kubera umushumba mushya iduhaye muri diyosezi ya Kabgayi, Musenyeri Balthazar Ntivuguruzwa. Twese turizihiwe kuri uyu munsi mukuru w'itangwa ry'ubwepiskopi bumaze guhabwa Musenyeri Balthazar. Imana mu rukundo rwayo yamwihitiyemo kugira ngo ayoboreye abantu mu nzira y'umukiro w'Imana, abere Yesu Kristo umuhamya, maze aragira ubushyo bw'intama, ubushyo bw'Imana muri diyosezi ya Kabgayi atarumanza. Imana rero ntituzahwema kuyisingiza kubera ineza yayo n'ubuntu itugirira. N'icyubahiro Musenyeri Arnaldo Catalan, intumwa ya Papa mu Rwanda, turabashimira kandi turabanyuzaho ubutumwa bwo gushimirira nyir'ubutungane Papa Francisco. Imana yacishijeho umugambi wayo kuri uyu muvandimwe wacu Musenyeri Balthazar. Turasaba Imana ngo izakomeze imutere imbaraga n'ibyishimo, ndetse namuhembere ko aduhoza ku mutima nk'umubyeyi, hamwe n'ibyiza byose agirira Kiliziya Gatolika muri rusange. Ndagira ngo nashimire cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika watwoherereje na nyakubahwa Minisitiri w'Intebe ngo amuhagararire, kandi nawe ndagira ngo mumfashe tumushimire cyane. Turamusabira ku Mana ngo imuhe urukundo n'umurava bisendereye, kugira ngo abashe kurangiza neza imirimo ikomeye yashinzwe mu kuyobora Abanyarwanda mu bugenga bw'Imana, bityo akomeze yihatire kuyobora Abanyarwanda mu butabera n'amahoro, mu bumwe n'ubwiyunge, no mu iterambere rirambye kuri bose. Igihugu cyacu gikomeze guseruka neza mu ruhando rw'amahanga.
bavandimwe, iki gitambo cy'ukarisitiya tumaze gutura ni amahirwe adasanzwe dukesha Yezu Kristu wazutse mu bapfuye ngo aturonkere ubugingo bw'iteka. Igitambo cye ku musaraba cyatumye abamwemera bose bava inda imwe, bakabaho bazi ko ari abana b'Imana baharanira gukundana no kubana kivandimwe. Nibwo butumwa bwacu nka Kiliziya n'umusanzu wacu mu kubaka igihugu n'isi. Gushimira Imana kwacu kudutera no gushimira abayumvira, ikabatuma ku bantu ngo babafashe kugirana ubusabane nayo no kugirana urukundo hagati yabo. Niyo mpamvu dushimira kandi dukeza Nyiricyubahiro Musenyeri Balthazar Ntivuguruzwa, wumvise ijwi ry'Imana agasenga ashishikaye kugira ngo asobanukirwe no gushaka kwayo, none akayumvira akemera ubutumwa buremereye amaze guhabwa. Tunamushimira cyane ko atwibutsa buriya butumwa Bikira Mariya Kibero yaduhaye ati nimusenge nta buryarya. Koko isengesho ni umugambi ukomeye mwiyemeje kandi natwe tuzabashyigikiramo. Turamusabira kandi ngo Imana ihore imumurikira abone ugushaka kwayo, Roho w'Imana akomeza muyobore kandi amukomeze kugira ngo ashobore gushyira mu bikorwa ugushaka kw'Imana. Imana niyo itugenga, itujyana aho ishatse, itora aho ishatse n'igihe ishakiye, ikadusaba kwakira ugushaka kwayo, kuduheramo umugisha wayo, ntidutererane bibaho. Uku niko kwizera kwacu Nyiricyubahiro Musenyeri Balthazar, niko kwizera kudufasha twese mu butumwa buremereye Imana iduha. Tukwifurije ishya n'ihirwe inkoni y'ubushumba ushyikirijwe kuri uyu munsi wa none, umuryango w'Imana uri muri idiyosezi ya Kabgayi uvukamo, ukaba utumwe kuyitangira by'agahebuzo uyigisha n'imigambi myiza umaze kutugezaho, uyitagatifuza kandi ukayiyobora ku Mana isoko y'urukundo. Iyi mbaga uruzi gukikije ihagarariye abantu benshi bayikubye inshuro nyinshi mu maparuwasi yose. Abo bose n'abakristo bakunda Imana na Kiliziya bagutezeho kubakomeza mu kwemera. Uzababere umugabuzi w'ibyiza Imana itanga, cyane cyane muri diyosezi ya Kabgayi. Uyu muryango ubereye umubyeyi uzakungura byinshi mu byiza ukizeho, nawe kandi uzayikungaharishe ingabire nyinshi yaguhunze. Ntuzahweme kwitoza no kuyishishikariza gusenga mu kuri. Nk'uko Nyirubutungane Papa bidusaba, umwepiskopi ejo bundi mu rugendo rwa Dirimina, visita Dirimina, aho twahuye nawe, mu butumwa yaduhaye ngira ngo ngusangize, nuko yatubwiye ati umwepiskopi mu butumwa bwe agomba guhora yuzuza ubumwe n'Imana mu isengesho, aharanira kuyitunganira. Agomba kuba yuzuza ubumwe n'abepiskopi bagenzi be ababa hafi. Ubwo ni ukuvuga twebwe dufatanye ubutumwa bya hafi mu nama y'abepiskopi mu Rwanda
mpagarariye n'iri jambo mvuga mu izina ryabo mu nama iduhuza n'abavandimwe b'episkopi b'u Burundi, nama y'abepiskopi b'u Burundi ACOREB. Tunashimira ko banahagarariwe mu nama iduhuza n'abepiskopi bo muri aka karere Rwanda, Burundi na Congo ASEAC, no mu nama y'abepiskopi iduhuza ku mugabane wa Afurika SHEAM. Kuba umwepiskopi ahora yunze ubumwe n'abagenzi be bafatanyije ubutumwa, kuba yunze ubumwe n'abasaseredoti. Ashimye ko ku ingingo ya mbere y'imigambi mwifitemo ari ukwita ku basaseredoti, kunga ubumwe no kuba hafi abasaseredoti, hanyuma rero no kuba hafi y'abakristo. Ubufatanye umwepiskopi agomba kugenda imbere y'abakristo kugira ngo abereke inzira bamukurikire. Agomba kugenda hagati yabo kugira ngo abe hafi abane nabo, nk'uko nyir'ubutungane Papa Francisco akunda kubivuga, kugira ngo ahumure impumuro y'ubushyo aragiye. Agomba no kugenda inyuma kugira ngo hatagira intama zisigara zigatakara. Umwepiskopi rero agomba kuba hafi yabo bose. Tukwifuje rero kuzakenura ubushyo bwose Nyagasani agushinze ngo ubuganishe mu ihirwe ridashira Imana yaduhamagariye twese. Ukomere rero kandi Imana muri kumwe natwe twese, kandi turagushyigikiye, tuzakuba hafi nk'abavandimwe. Ba saseredoti biyeguriye Imana, namwe abakristu ba diyosezi ya Kabgayi, uko babibasomeye mwumvise umushumba Imana yabatoreye kugira ngo mufatanye inzira igana ijuru mu bumwe n'urukundo. Muzamusange, turabizi azabatega amatwi, ababereye umubyeyi ubakira neza n'urukundo, namwe mubere umuryango n'abunganizi, mwiyogezabutumwa risanga bose rikababimburira mu nzira y'umukiro. Bwa bufatanye nyir'icyubahiro Musenyeri Smaragde yashimye, mukomeze na Musenyeri mushya Balthazar. Ni mwebwe maboko afite mu gusohoza ubutumwa ahawe. Ndagira ngo kandi mumfashe dushimire tubikuye ku mutima nyir'icyubahiro Musenyeri Smaragde Mbonyintege, umwepiskopi wa diyosezi ya Kabgayi ugiye mu kiruhuko. Nyir'icyubahiro Musenyeri, turagushimira uko wagiye wakira ugushaka kw'Imana mu buzima bwawe no mu butumwa bunyuranye Kiliziya yagiye gushinga. Ugiye mu kiruhuko, warakoze ibyiza byinshi, tugushimira. Turagushimira uko wabaye mukuru wacu mwiza nk'umwepiskopi mu nama watugiraga no mu ngabire y'ubwitange wagaragazaga kugeza no muri iyi minsi ya nyuma, nubwo intege zari zimaze gukendera. Nyir'icyubahiro Musenyeri Smaragde, ndagushimira ko urangije neza umurimo Kiliziya yagushinze wo kuyobora diyosezi ya Kabgayi. Gukunda isengesho no kugira umuhate byatumye utinyuka kongera no guhanga ibikorwa by'iterambere rya diyosezi twumvise kandi tubona mu maparuwasi, mu mashuri, mu mavuriro. Hano nk'inama y'abepiskopi mu Rwanda, ntabwo twakwibagirwa n'iriya nyubako nshya ku Ruyenzi witangiye
tuzahora tuyikwibukiraho. Nagira ngo umuntu hize amashyi menshi n'impundu tumushimire. Ikindi kandi cyakuranze tugushimira niba kwe no guhangayikira amaseminari yose, si Nyakibanda gusa n'andi mwagiye muyitaraho, kandi ntitwakwibagirwa n'igihe kinini wamaze uri umurezi mukuru imyaka myinshi. Byongeye kandi wabaye umuyobozi w'inama y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda n'umuvugizi wayo mu mwaka wa 2010 kugeza mu wa 2015, unabifatanyije no kuyobora ishyirahamwe inama y'abepiskopi duhuza hamwe n'u Rwanda n'u Burundi ASEAC guhera muri 2013 kugeza mu 2019. Wabaye umusaserdoti ukunda kiliziya kandi uyitangira, ukunda ubusaserdoti ukaba n'umunyamurava. Aho bereye umwepiskopi izo mpano zarushijeho kwigaragaza, tujyana gusura abakuru ba kiliziya Gatolika i Roma, ukorera kiliziya Gatolika yo muri Afurika, muri Akorebu ihuza u Rwanda n'u Burundi, muri ASEAC iduhuza abepiskopi mu karere, ndetse ni iriya nama iduhuza mu rwego rwa Afurika. Aho hose uko waduserukiraga turagushimira, ndetse no mu yandi mahuriro haba hafi yacu cyangwa se hanze ya Afurika. Imana izabiguhembera ibyiza byinshi wakoze, kandi turacyari kumwe. Imirimo yawe muri kiliziya iracyari myinshi. Nyiricyubahiro Musenyeri Smaragde rero nitwarondora byose Imana yakugiriye ngo byose tubirangize, ndagira ngo munyemerere nsubikira ahangaha ibi bigwi, kandi tuzakomeza kukwibukira kuri byinshi. Turi kumwe mu isengesho, ikiruhuko cy'izabukuru ni umwanya mwiza w'isengesho, tukaba turi kumwe kandi tuzahorana mu buvandimwe dukesha Yezu Kristo umwami wacu. Imana irakudukomereze kandi iguhore hafi. Ad multos annos. Bakristo ba Diocese ya Kabgayi, bavandimwe mwese muri hano, ndagira ngo ncutse ijambo bampaye mbasabira umugisha w'Imana ngo ibabe hafi, ibakomereza amahoro n'ubumwe mu mitima yanyu, mu ngo zanyu no mu baturanyi. Mugize amahirwe mubona umushumba mushya vuba, ari amadiyoseze ajya atinda, ariko mwebwe mubonye vuba, azakomerezaho Musenyeri Smaragde yarageze. Ayo mahirwe rero abatere gushimira Imana ndetse no kwitangira diyoseze yanyu. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, Nyiricyubahiro Musenyeri mushya Balthazar, Nyiricyubahiro Musenyeri intumwa ya Papa mu Rwanda, bashyitsi bahire mwese, mbifurije gukomeza kugubwa neza, tuzirikana kandi dushimira Imana umugenga wa byose. Nyiricyubahiro Balthazar Ntivuguruzwa, Musenyeri mushya wa Diocese ya Kabgayi,
ndetse na Musenyeri ucyuye igihe, bepiskopi bandi muteraniye hano, abihaye Imana mwese, bakristu batumirwa mwese mwitabiriye uyu muhango, nongeye kubasuhuza. Mbanje kubasuhuza mwese kandi mbifurije amahoro y'Imana. Mu izina rya Nyakubahwa Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, naje mpagarariye muri uyu muhango, nishimiye kwifatanya namwe muri ibi birori by'itangwa ry'ubwepiskopi kuri nyiricyubahiro Balthazar Ntivuguruzwa, Musenyeri mushya wa Diyosezi ya Kabgayi. Munyemerere rero nanjye nifatanye n'imbaga y'abateraniye hano mu kwifuriza ishya n'ihirwe Musenyeri mushya nyiricyubahiro Balthazar, akaba yahawe inshingano nshya uyu munsi. Ndagira ngo rwose mu mpera amashyi menshi mu kuyobora iyi diyosezi. Nyiricyubahiro Balthazar, kuba umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi, nyir'ubutungane Papa Francisco yaragutoranyije mu bandi basaseredoti benshi, ni ikimenyetso cy'ubushishozi yakubonyeho ndetse n'icyizere agufitiye kuzasoza neza inshingano zo kuyobora iyi diyosezi ya Kabgayi. Nishimiye cyane ko mu mirimo itandukanye yindi wagiye ushingwa muri Kiliziya Gatolika, harimo n'urwego rw'uburezi, akaba mu musingi w'iterambere ry'u Rwanda, hakaba ari mu byo wakoze harimo gukurikirana amasomo n'imyigishirize mu seminari nkuru ya Nyakibanda ndetse no kuyobora ishuri rikuru Gatolika rya Kabgayi. Ibiro biraduha icyizere ko no mu nshingano zawe zo kuyobora iyi diyosezi ya Kabgayi uzakomeza gutanga umusanzu mu kunoza ireme ry'uburezi wo musingi w'amajyambere y'u Rwanda ndetse no guteza imbere izindi nzego z'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage, baba ari ab'idiyosezi ndetse n'ab'igihugu cyose muri rusange. Banyakubahwa bamuteraniye hano rero, batumirwa mwese, umuhango nk'uyu waduteranyije hano ni umwanya mwiza wo kongera kwishimira ibyagezweho na Kiliziya Gatolika y'u Rwanda, by'umwihariko diyosezi ya Kabgayi duteraniyemo hano uyu munsi. Iyi diyosezi yakomeje gutanga umusanzu ukomeye mu iterambere ry'inzego zitandukanye, cyane cyane uburezi, ubuvuzi ndetse nk'uko Musenyeri ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru bigarutseho, n'izindi nzego zizana impinduka nziza zigaragara mu mibereho y'Abanyarwanda. Nk'uko mubizi, Guverinoma y'u Rwanda ifite intego yifuza kugeraho muri gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere, kandi izo ntego izifatanyamo n'abafatanyabikorwa benshi harimo na Kiliziya Gatolika. Nk'uko twakunze kubivuga, Kiliziya Gatolika ni umufatanyabikorwa mwiza mu iterambere ry'u Rwanda. Ibi byose tuvuga by'iterambere ntabwo guverinoma yabigeraho yonyine, niyo mpamvu ngira ngo nshimangire ko hakenewe ubufatanye bw'inzego zinyuranye zirimo leta, abikorera, imiryango itari leta, amadini n'abaturage muri rusange. By'umwihariko Guverinoma y'u Rwanda irashimira uruhare rw'amadini n'amatorero mu kubaka umunyarwanda ushoboye, umunyarwanda wubaha Imana, uharanira iterambere, amahoro n'ubumwe kandi ubahiriza inshingano ze na gahunda za leta. Ubufatanye bwacu na Kiliziya Gatolika bwakunze gushingira ku nsanganyamatsiko twavuga mu magambo abiri gusa, twese tuziranye, ivuga ngo roho nziza iba mu mubiri mwiza, roho nzima iba mu mubiri muzima. Umubiri muzima rero kugira ngo ubeho bisobanuye ko bishingira ku muryango nyarwanda, umuryango tuvukamo, dukuriramo, tureramo abana bacu tubyara, akaba umuryango ukurikira ibikorwa by'iterambere, umuryango witeza imbere, umuryango uri mu mutekano, umuryango ukurikira gahunda zose zishobora gutuma amajyambere y'uwo muryango ndetse n'igihugu muri rusange agerwaho. Nkaba rero ngira ngo nkomeze nshimira Kiliziya Gatolika n'andi madini n'amatorero ku musanzu ukomeye n'ubufasha batanze mu gutabara bagizwe ingaruka n'ibiza biherutse kwibasira ibice mu gihugu cyacu. Turabasaba abagituye hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga kwihutira gukurikira icy'inzego za leta zibabwira. Aho kandi twaba tuzi ko ubufatanye bwa Kiliziya Gatolika nabwo buzamo mu kudufasha kwigisha Abanyarwanda imibereho myiza nk'uko namaze kubivuga.
mu rwego rwo kugira ngo dukomeze kwihaza mu biribwa dushakisha nanone yarahonze ibigomba gutora mu mubiri muzima, dukomeje kwibutsa abaturage kurushaho kongera umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi kugira ngo umubiri ube muzima no kuba witaweho wabonye ibyo kurya byiza. Mureke tubyaze umusaruro ubutaka bwacu, ibishanga dufite, twitabire gukoresha ifumbire mvaruganda n'ifumbire y'imborera, ndetse turwanye n'isuri mu mirimo yacu dukoresheje imirwanyasuri. Ibyo bizatuma wa mubiri wacu ubona ibiwutunga ube muzima. Vuba inshingano nshya wahawe. Nongeye gushimira kandi nyiricyubahiro Musenyeri Smaragde Mbonyintege, mwifuriza kuzagira ikiruhuko cyiza cy'izabukuru, kandi nizeye ko azashobora kuba hafi ya diyosezi ya Kabgayi no gutanga umusanzu we uko ashoboye. Yamaze no kubitwemerera mu ijambo yatubwiye mu kanya, avuga ko nubwo agiye mu kiruhuko cy'izabukuru azakomeza kuba hafi y'abakristo ba Kabgayi. Ndashimira kandi abihayimana mwese, abakristo ba diyosezi ya Kabgayi, ndetse n'abagize uruhare bose mu gutegura uyu munsi wagenze neza mu birori twamaze kubona kuva muri iki gitondo. Ndashimira kandi abayobozi bose ba Kiliziya Gatolika ku bufatanye bwiza mukomeje kugaragaza bwo guteza imbere igihugu cyacu, nkaba nanjye mbabwira ko ubufatanye bwa guverinoma buhari. Murakoze cyane.